mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Winnie yararimo aganira na Robert yararimo amubaza ati se kutakinkuna nka mbere ese aho ko kufite ubukwe ese aho Robert yaje kubyemera nangwa ntiyigeze abyemera. Inkuru yacu reka tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Winnie abarimo yitegereza Robert aba yabuze icyo avuga byamuranze, ubona yabuze ahahera avuga mu maso akagira isoni kandi bidasanzwe. Naramwitegereza akamubwira ati Robert, I know you very well, ndakuzi cyane kuko tumaranye igihe. Iyo uri mu mafuti ndabimenya, iyo uri mu kuri ndabimenya. So what's going on? Ni iki kiri kujya mbere mu buzima bwawe? Ese uracyamfata nk'umukundwa wawe? Uracyamfata nk'umukunzi wawe? Ese uracyampa agaciro nka mbere? Ubundi who am I to you? Ndinde kuri wowe kano kanya. Robert turashaka nkubwiza ukuri se. Ati yawe nkeneye ukuri kwawe, nkeneye kubimbwira. Ngira nta kibazo ngiye niteguye kukumva. Robert ahera akabwira Winnie, akamubwira ati Winnie, naragukunze kuva na kera. Nihanganiye amafuti yawe menshi, nirengagije ubupfapfa bwawe bwinshi. Wambaye hafi nakubaye hafi, wari byose mu buzima bwanjye, wari udasanzwe mu buzima bwanjye. Ndati none ubu ngubu ndi iki? Robert ariko ndacyakubwira, watuza nkakubwira. Ndati okay ngaho komeza umbwira. Robert ati ntago mpakana ko nagukunze, ndetse sinicuza kukumenya no kugukunda, kuko hari igihe wigeze kuba byose nari ngeneye. Hari igihe wigeze gutuma mwenyura, hari igihe wigeze gutuma numva ntuje umutima wanjye, ukajya utera unezerewe kandi utuje, ugatera gake cyane, wuje amahoro n'urukundo, wuje akanyamuneza, kandi ni wowe soko yabyo byose, wari isoko y'ibyo byose nkubwiye. Ariko nawe urabizi ko inzira zanjye nawe zitahuraga, imico yanjye n'iyawe ntibyahuraga, ni byinshi twajyaga dupfa. Rimwe na rimwe narakubwiraga hinduka muri ubu buryo, ariko ntubyumve. Ubundi nkakubwira kora gutya, ariko ntubyumve. Wa mukobwa we nari naragusariye, wa mukobwa we naragukundaga by'ubusazi, ariko kubera imyitwarire yawe nagiye nkuvaho gake gake. Ndati ya ndabibona, igihe watangiriye guhinduka narabibonaga. Icyo mfitiye amatsiko ni iki? Waba uri mu rukundo n'undi mukobwa? Ufite undi mukobwa ukunda? Robert ati reka nkubwize ukuri, ntago ndi hano guhisha ukuri, ndashaka kukubwiza ukuri ukakumenya, kuko n'ubundi nawe uhisha ukuri, n'ubundi biba bizageraho bikagaragara. Ntago ari ukuvuga ngo ndi mu rukundo n'undi mukobwa, ahubwo namaze no gufata icyemezo. Mu rugo baramuzi, twamaze gufata amatariki, even turi hafi yo kujya no mu murenge. Winnie araturika agaseka kavuga ati Robert, come on, reka nizere kuri gukidinga, nizere kuri gukina just. Robert ati Winnie, I'm not kidding, I'm not joking, I'm serious, more than being serious.
I'm in love kandi kuri iyi nshuro sinzarikora nta nubwo nzasubiza amaso inyuma namaze gufata icyemezo byararangiye ubu namaze guhitamo and ndifuza ko nawe wazabona umuntu w'ukuri wanyawe muzakundana akakubera byose Winnie hari ikintu ngira ngo usobanukirwe hari igihe uhura n'abasore benshi mugakundana ariko ugasanga babasore mwahuye mwakundanye nta tandukaniro bafite sanga bose ni bamwe ugahura n'abakobwa benshi ugakundana nabo ndi kuvuga mu buzima busanzwe ariko ugasanga nta tandukaniro ariko hari umuntu uza mu buzima bwawe ibintu byinshi bigahinduka yaba imyitwarire yaba imigendere ndetse n'imivugire ku buryo wemera guhindura buri kimwe cyose kubwe ku buryo uba wumva icyabi icyo ari cyo cyose wagikora ariko uwo muntu ukamugumana uwo muntu yaje mu buzima bwawe n'amarangamutima yawe arahinduka uko witwaraga birahinduka reka ngire ikintu nkubwira mbere narakundaga pe ku buryo umukobwa twabaga turi gukundana twabaga twagirana n'ikibazo nkumva ntacyo bimbwiye ariko nawe sinshobora gusinzira mbura amahoro neza reka nanone nkubwire reka nguhe icyizere cy'ukunda kandi uzagukunda bya nyabyo wa wundi uzazora wumugisha ku buzima bwawe iyo aje azafite itandukaniro iyo aje mu buzima bwawe uramumenya niyo akwegereye byonyine umutima wawe utera bidasanzwe uwo mugisha iyo ahageze byinshi birahinduka uwo mugisha iyo ahageze hari byinshi cyane mu buzima bwawe ureba nawe ubwawe ukabona ko bigenda bihinduka gake gake ndabizi ibintu ndi kukubwira biraryana ndabizi no kubyumva biragoye ariko kuri guhari namaze guhindura icyerekezo kandi nawe ndakwifuriza ibyiza Winati seriously that yeah niko bimeze obviously nawe urabibona kandi koko birigaragaza birisobanura ntago ari ngombwa ngo nsobanure byinshi wavuze ngo narahindutse sinyigukunda nka mbere sinyikwitaho nka mbere so that's why Winati none se kuki utabimbwiye mama muhungu mwiza batata ariko nari ndimo nshaka uburyo nza guhamagara tukabiganiraho ahubwo nuko we wamamagaye mbere kandi naje hano n'ubundi niteguye ko ibyo byose uri bubimbaze Winati okay Robert rero turi abantu bakuru ntago ngiye kuvuga ngo wantesheje igihe ngo mbe nk'abakobwa bubu ngo nkutuke ngo nkubwire ngo uri umugome mbwire ngo uramemukiye ikitari cyawe urarekura ikintu umaze gusobanukirwa nuko umugisha wawe iyo ari uwawe uko byagenda kose uko byaba bimeze kose uwo mugisha uba uwawe njyewe ntago nsenga nta n'ibyo nzi ariko nizera Imana
ndi umunyabyaha ndi umunyamabi ariko ndabizi ko inkunda pe ndagukunda n'umutima wanjye wose. I do love you Robert. Ariko nibyo koko imico yanjye n'iyawe ntabwo bihura kubera ko njyewe nikundira icupa ndinywera rwose kandi nkasinda. Iyo nasinze mba meze nk'umusazi. Nikundira rwose ubuzima bworoshye, nkunda kuryoshya, nkunda gusohoka, nkunda kwitabwaho. Ariko nyine wowe uratandukanye. Ndabibona ko mbere najyaga nanakugora. Hari n'igihe twajyaga out kubera ko nahatirije. Hari ibintu byinshi cyane nagukoreshaga ukabikora ubikoreshejwe n'urukundo atari uko bikunda. Ibyo ndabikubahira Robert. Ndabizi neza ntabwo wanyangaga kandi n'ubu ntabwo nyanga pe. I know. Ninjye mukobwa wakunze nk'umusazi mu buzima bwawe. Ninjye mukobwa witayeho ugaha buri kimwe cyose. Mushiki wawe yajyaga bimbwira. Hari igihe mbazaga ngo bundi musaza wanjye wamuhaye iki? Kuki agukunda kuriya? Ibyo byonyine iyo mbitekerejeho numva ndushijeho kugukunda no kukugomba icyubahiro. Nibyo naraguye mushyi. Ndaranagukoshereje kenshi gashoboka ariko niwigeze umvaho mutima wawe wangumyeho. Kuri iyi nshuro rero niba ufashe icyemezo ndagushyigikiye sweetheart. Uri inyuma ahubwo nambwire amatariki y'ubukwe nzaba impari ku bwawe. Gusa nanone byose ndabyemera kuri condition imwe. Urampuza n'uwo mukobwa mukundana. Robert ati wene kuki ushaka guhura n'umukunzi wanjye? Undi ati please ntutekereze ibindi bintu. Njyewe mpuza n'uwo mukobwa mukundana. Only that. Nta kindi ngukeneyeho. Hari ikintu ushaka kumwibwirira. Batahera akagira ubwoba. Umutima akibaza se mbyemere mbyange nkurikiye. Tuve kuri abangaba bombi babiri. Twigire mu rugo kwa Al. Ivan aba yicaye hanze ubona yigunze cyane ndetse yitangiriye itama. Ako kanya Lydia arinjira. Evan akibona Lydia agenda amusanga akamuhobera agaturika akarira. Lydia yitegereza Evan akamubwira ati ituze. Why are you crying? Kuki uri kurira? Ubaye iki? Warunkumbuye? Ufite ikindi kibazo? Wabaye iki mwana wanjye? Ninde wakubabaje? Evan ataratangira kuvuga Maya ahera akaza. Havuga ati se Lydia usigaye uzi iwanjye utanavuze? Lydia ati ariko sinkugomba ibisobanuro. Hano ni kwa musaza wanjye. Maya ati ariko nanjye hano ni iwanjye. Lydia ati ariko se tuzahangana kugeza ryari? Nta kuntu umwe muri twebwe yazaca bugufi. Maya ati kuki utaca bugufi, kuki utegereze ko ari njye ufasha bugufi se? Nk'ubu nkubajije ngo uri gukora iki n'umwana wanjye wansubiza? Lydia ngo umwana wawe subiramo ibyo uvuze.
Maya ati yego umwana wanjye nyine. None se ituze muri kumwe gute? Lydia ati ibyo tubyihorera abananjye n'abana banjye. Ahubwo Tania yari hehe? Akibaza Tania nawe ahera akaza agahobera Lydia, abahereza ibyo yabazaniye, bakicara bagasangira. Ariko ukabona Tania yitaye kuri ituze cyane, akajya amuha no ku byo bamuhaye. Mbese ubona ashaka kumuhereza buri kimwe. Lydia byose arabireba, azenga amarira mu maso, ariko akiyumanganya agasa n'uwihangana. Arahaguruka agasohoka, Maya akamukurikira. Bakigera hanze batangira kubwizanya ukuri. Lydia ati Maya kankubwire uburyo uri igicucu, nkubwire n'uburyo uri ikigoryi nta bwenge ugira. Maya ati se kandi uje kuntukira iwanjye? Aha ni iwanjye baby girl. Lydia ati ibyo ntabwo byankanga, aha ni kwa Ari kandi ni musaza wanjye. Maya ati rega sinakurenganya, n'ubundi waragumiwe uba ufite umushiha. Ibaze ubu wabona ejo bundi Tania yakuze akagutanga gushaka disi we, ariko urabona utazanye iminkanya ari mu maso. Lydia ati rega nkubwire rero Maya, icyo muzi kubara imigisha y'abandi, muzi kutubarira imyaka, mukatureba ku isura ngo turashaje, ariko Imana iyo iturebye ibona dutemba itoto, ikabona turasa neza, ikabona turi beza, ikabona rwose turabaruta kure cyane, turi n'abanyamugisha. Nose ubu ngawe wandatira iki? Urandusha iki? Maya ati ndakurusha byinshi, ndakurusha umugabo. Lydia ati ariko si uwawe ni umujurano. Byanditse se ko ari umugabo wawe? Hari isezerano mufitanye? Maya ati ibyo reka tubiskiping, ndakurusha ko mpetse, narabyaye. Lydia ati nanjye si uko byananiye, ahubwo njye nzi kwiyubaha no kwihesha agaciro, nzi icyo nshaka n'uwundi we. Naba mfite sheri nangwa se ntamufite, icyo nzi nuko umunsi umwe Imana izagucecekesha ibyo byose wibwira bigahinduka. Nari ndimo nkubwira, reka nkubwire uburyo uri igicucu. Maya ati se ukomeje kuntuka? Lydia ati ariko hano turi kubwizanya ukuri. Uburyo urwango wangamo ituze rwagiye rukibumbira mu mwana wawe rugahinduka urukundo, ni ibintu bitangaje. Ese biriya ntibiguha isomo? Nabura biriya ntabwo bigutera ubwoba? Ese ntibituma nabura wicara uvuga uti Mana ibi nkora ni ibiki? Kwera umwana wibyariye akurushe kwera imbuto, akurushe kuba umukristo, ni ukukubona ugenda just. Wabonye ibintu Tania akora? Kwanza ntabwo wabibonye. Maya ati ahubwo wintera sitani, uzi ukuntu bimbangamira. Gusa icyiza gihari, igihe cyo kujya ku ishuri kiregereje, uburyo bwo kubatandukanya buroroshye. Bari bafite ticu bigishiriza hano, akabigishiriza hamwe, hasigaye igihe gitoya bakajya kwiga. Ngiye kubatandukanya. Lydia ati Maya uribeshya cyane, bariya abana bafitanye urukundo ruremwe hagati muri bo, kandi nicyo kintu cya mbere kibahuza.
bafitanye urukundo rudashobora gusenywa n'undi muntu uwo ari we wese. Nabibonye mu maso yabo, nabibonye n'abana batoya badashobora kuvuga, bato cyane, ariko the way bakeyaringana, bafitanye bond ikomeye idashobora gusenywa n'undi uwo ari we wese. Ibi ndabikubwiye uzabibona. Hariya ngo wanga Evan ngo kubera Rina, aho niho ubera ikigwa ari nk'umugabo wawe. Kwanza reka mwihorere, nari nje kwirebera abana banjye, ndababonye kandi bameze neza, ubu noneho nshatse nagenda. Lydia ahera ko yigendera, akimara kuhava Maya ahera ko yaka Evan ibintu byose yari afite. Aragenda byose akabijyana mu dustbin. Tania byose akibibona arababara akarira. Ikintu akora, ahera ko yegera mama we mu mujinya mwinshi n'uburakari, agatangira kumukubita, ariko kuko aba ari umwana ntacyo biba byatwara Maya. Maya arabibona koko ko Tania akunda Evan ndetse amufitiye umushiha n'urwango. Uwo munsi Tania arivumbura ibintu byose akabyanga. Neza kurya no kunywa byose akabyanga. Maya arakubita, ariko Tania akamwihorera neza ibintu byose akabyanga. Maya biramushobera, agashaka icyo gukora n'icyo kureka. Yitegereza Tania akamubwira nabi bisanzwe, ariko Tania ntago aba amwumva. Evan byose ababireba, araza agafata ikiganza mushiki we, bakajya kwiyicarira muri jardin. Bagerayo Evan akamuhobera, akabwira ati Tania, ndagukunda. Tania ahera akaseka, ukabona arishimye. Biyicarira aho ngaho bagatangira gukina, ubona bishimye. Byose Maya babireba, umujinya ukaba wose. Akindi kintu akora, ahera akafata telefone ye agatangira gushaka ishuri Tania ashobora kujya kwigaho, ariko akigabamo. Kubw'amahirwe araribona. Reka tuve aho ngaho twigarukire kuri Robert ari kumwe na Mira ndetse na Winnie. Mira abasa n'ufite ubwoba, arimo yitegereza Winnie. Arimo yibaza ibintu byinshi. Robert ahera akavuga ati Winnie, uyu niwe mukundwa wanjye, warabinsabye kandi koko naragusezeranyije. Rero ari hano. Winnie ati nkimubona nabyibwiye. Icyakora ntabwo uzi kwisondeka, wahisemo neza pe. Ni mwiza, arasa neza, ateye neza, aratuje,
afite ikinyabupfura mu bigaragara yararezwe. Ahangaha rwose ni no comment. Nice choice. Robert, thank you. Hama rero ndamukuzaniye. Nicyo ushaka ko mubwira? Winati waduha akanya? Robert ati nta kibazo. Arabasigana. Winnie ahera akafata akaboko ka Mira. Akambwira ati ntugire ikibazo, ntugire igihunga. Ntago ndi hano kukugirira nabi. Hano urwango ngufite. Rimwe na rimwe abantu bajya bishoka. Yabona umuntu ukundana n'uwahoze wenda ari boyfriend we, akumva mufitiye urwango, akumva neza neza yamurimbura. Ariko njye hari ikintu nshaka kwibwirira. Ntago ari cyo ngicyanzanye hano. Uzi ikintu nshaka kubwira? Nagira ngo nkubwire ko uri umunyamugisha. Uyu muhungu niba koko agukunda bijyanye byakaba gufiteho plane, ntuzigere uzana ubwana. Ntago mfite uburyo nagusobanurira. Uyu musore mugiye kubana ari humble, arubaha, agira urukundo, uri umunyamahirwe wa mukobwa we. Ikintu nshaka kugusaba ni kimwe, uzambabarire, ntuzigere ubabaza Robert. Uzambabarire, ntuzatume yicuza. Ndakwinginze, uzambabarire, ntuzatumarira, kuko numubabaza ni njye uzabubabaje. Ndagusezeranya, nzakubera inshuti nziza. Ntugire ubwoba ngo nuko ndi ex girlfriend wiwe, ngo wenda hari ngo tuzajya tuguca inyuma. Oya, ntago ari we njyewe. Nubwo wenda ndi umusinzi, nkaba nifitiye nyine uduco tutari twiza, ariko hari ibyo nanjye ntajya nkora. Ntagaciro amarangamutima y'umuntu, ntaha agaciro ibyiyumvo by'umuntu. Ndakwinginze kandi ndagusabye, uzambabarire, uzambabarire, ntuzababaze Robert. Ndi hano kukubwira ko mbashyigikiye. Ikintu icyo ari cyo cyose uzakenera, uzambwire nzaba mpari ku bwawe. Ndabizi uri kumva hari ari nk'inzozi kuri wowe, kuko biba bitangaje kubona umukobwa wakundanaga n'umusore mugiye kubana ariko kukubwira amagambo nk'aya. Ariko njyewe ndakomeje. Ntago nshaka kungirira ubwoba nangwa se igihunga. Ndi hano kugira ngo tube inshuti. Niba urukundo rwanjye na Robert rutarakomeje, nangwa se rudashoboye gukomeza, ntago ari ngombwa ngo hagire ababigenderamo, nangwa se hagire ababibabariramo. Genda bashyigikiye kandi mbari inyuma. Robert ntiyansize kuko anyanze, ahubwo yabonye njye nawe nta hazaza dufitanye, kandi I have to accept it. Tuve aho ngaho tugaruke kuri Maya. Iminsi iba yaragiye ikicuma, aba ari igihe cyo kujya ku ishuri. Arimo atunganya aka na kariya ngo yohereze Tania ku ishuri. Arimo amutunganyiriza, Tania yahera abaza mama we, kamubaza ati ma, ese ko ngiye ku ishuri ituze turajyana? Maya yitegereza Tania, akamureba gusa,
akazunguza umutwe. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese Maya arasubiza iki Tania? Aha aramubwira ati yego, nangwa aramubwira oya. Ese aho Tania araza kubyemera nangwa ntari bubyemere? Ese we n'ibintu ari kubwira Mira arakomeje nangwa nama yari yo kuzagira ngo azamurimbure gake gake? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atiti, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibageza.